yahawe misiyo yemererwa miliyoni 3 nabo bita ba coach Gael na bakene. Guceceka kwa Ben kuri kugaragaza yuko nyine n'umunyantege nke. Aratinya buse ko ibintu byose byabaye kuri Melody byo bavuze nanjye ndibyo twavuze kuri Melody ejo sinabonye ikiganiro yakoranye na Irene avuga nawe. Aka kanya nagiye umuntu bakanadira ngo nuko ari mu bibazo. Twese turamuze muri showbiz mu mujama wacu. Nubwo yagiye adukora nyine harudukose agenda dukorera. Nkanje mu gitamo cya Diamond namweje amafaranga unangurira itike arayingurira ngezo nsanga ya VIP. Ngeze ku muryango nge nekanye itike barambwira ngo yinjiriweho ngo yakoreshejwe. Kicukiro niho twanyuze uzabugese ryo Kicukiro tugeze ari kuri Harris bikorera Rwandex Isibo TV kuri ya station turaparika tuva mu modoka dirafata moto nanjye mfata moto abandi bafata imodoka yabo baragenda. Niho mpamvu natanye vuga ngo ex dira ntabwo nsanzwe muzi nk'umujura nta n'umuntu muri showbiz n'umwe uzidira nk'umujura. Dira tumuzi nk'umudira umuntu ukora tunyanga azwe mu madega y'amacano y'abandi urabizi ibyo macano wahoradamo Cano yagushe Cano yayigaruye yayigusubije yayiguriye y'abandi AdSense izo dira nizo dira yiberamo. Nubwo umuntu yakubwira ibintu uzi bifate ukore analyse ubyongere kubyuzi ukora usesenguza uvuga ikintu uzi uragenda ugashimangira ngo the Ben ngo yambaye ngo amafaranga ngibihumbi 100 ngo umuvuge. Yes, reka nangire mbaye kazi ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikira muri benshi ndetse mbabwira ngo nyamureka mukomeze musenge cyane burya imyaka cyangwa se amezi tugezemo abagoye cyane kuri buri muntu wese. Aka kanya nshaka kugira ngo nkwifurize ikazi ndetse nkubwire ngo nyamureka komeza ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Muhire Jason. Aka kanya turi kuri TV Rwanda aho nshaka kugira ngo nangire mbaye ikazi ndetse mbabwira ngo turabishimiye ndetse n'abakoze subscribe turabashimiye cyane. Aka kanya ndi kumwe na Makaca nkuko bisanzwe kugira ngo aduhe umuvuno cyangwa se aduhe ubunyonyoko mu kiganda mu kiganda niko babwita. Makaca umeze gute ko mbona udatuje? Bon meze neza ariko ntabwo meze neza nanone. Uri muri emido. Ngenze kuba uzikigane Imana cyinshi cyane ngenze kuba ngenze kukora bakora ubonye ngenze kuba ubonye nyoko. Ku bintu bogira bya bedeke mu concert ya Ben Bujumbura tucyogera tukimanye tuwa mawulire ngenda kuba mawulire manangi ngende kubagambe byonna mbagambe tubitangide kunyonyoka bajya kunyonyoka tugende kubitangide ku starting to the end kubyononye noneho. Eso umeze ute? Icyumweru gitangiye gute? Murakoze cyane. Icyumweru gitangiye neza cyane. Ntabwo nagiye gusenga kubera ko ibintu by'amasuku nabyukiye mu rugo byinshi cyane. Abundi zisamba ni mu rusengero. Bani mu rusengero ariko uyu munsi ntabwo nagiyeyo kubera ibintu maze iminsi myinshi cyane nkabura umwanya wo kwita mu rugo amasuku burero ubu ngubu nibyo mu rugo bari mu masuku. No kugira ngo dukore n'ibintu tunaganiraho gato turebe ese ubundi ibintu biri kuvuga kuko muri no showbiz nyarwanda especially njyewe always cases zose ziri kubaho ndi kuba nzirimo ako mwongera ngavuga ngo yaratwimanye Israel mbonye narimye ngo yaratwimanye Yesu inshuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga mu byukuri Satani arukuntu agenda ku muntu tu akakwizirika kandi umunyarwanda rivuze neza ngibibazo byaje biraza birahamagarana ariko nanone akavuga ngo iyi bisubijo byaje nabyo bikagira gute bigahamagarana. Mu minsi yashize ngira ngo kuva uyu mwaka watangira umwaka wambereye mwiza cyane
ku rwego niwo mwaka nabatijwemo, niwo mwaka nakoze mu bukwe, ku ntambara nyinshi cyane ariko biraba. Urumva n'umwaka w'ibyishimo ku buryo mvuga ati nibuze ngiye gusoza umwaka 2023 hari igikorwa gikomeye nakoze nk'umuntu w'umugabo buri muntu wese yifuza kugeraho, cyo kubaka, gushaka umugore, kugira umuryango. Ariko iyo umuntu amaze kuko satani nakomeza kukurwanya satani wandwanyije mu gihe cyo gutegura ubukwe ntaho yagiye. N'uyu munsi aracyankurikirana, aracyashaka kunsebya, aracyashaka kunyambika isura runaka nazi yariyo. Mu by'ukuri rero ndaho, ariko maze iminsi ndi mu bintu bitari byiza cyane kandi ntagizemo uruhare. Binyereka ko ari ya satani stili n'uburyo ishaka kunsebya, kunsiga icyasha, ariko uko biri kose Yesu ni umwami. Uko uri kose ukuri iteka guhora kuganza. So rero mu kiganiro tugiye gukorana tuzaza kuganira dutuje turi pause kugira abantu bumve reality. Cyane ko byageze no mu mategeko na RIB ibirimo kandi kiri gushaka ibi nyiri kiri gukusanya amakuru. RIB ni ikigo twizera twese cy'ubugenza cyaha, kandi nekeza ko cyo gifite amakuru yizi. Ntabwo RIB ishobora gukora ikosa ryo kujya gufunga umuntu idafite amakuru. RIB rero itandukanye na showbiz. Ibyo abantu bavuga muri showbiz basakuza baririmba bavuga bla bla utuntu, umuntu akajya kurana akavuga ibintu akongera akanyamagarishwa akambwira ati njyewe nsigana cya telefone ku munsi nyinshi cyane wagira ngo ndi kusha radio, kuko ubundi radio nizo zamagarwa n'abaturage kenshi gashoboka. Njye telefone zangiye gusana buri kanya ukibazana urukundo bamfite kandi abamamagara ni nawe ari kugenda ku ruhande bakongera bakajya kugira gute kuvuga ubugambo. So rero reka dutangire ikiganiro. Kugira ngo dutangire ikiganiro ubundi ubwo twaganiraga twavuze ku byabereye hariya, ngiye tuza kugira ahantu ducumbikira, ariko tuvuga ko tuzakora indi party ndetse tukavuga utuntu tw'udushya, tukavuga bimwe mu bintu bidasanzwe byabereye hariya. Ariko aka kanya iyo ngo dushobora kuza kwivugaho gakeya ndetse tukaza noneho kujya mu ndani cyangwa se mu mutima wayo aho uri, kwako niba arambwiye ati nge navuyeyo meze neza, igitaramo cyagenze neza, n'ibyavugwaga by'urushyi rwakubiswe uwitwa Exidira cyangwa se Eric, nabyo waje kubigarukaho. Ariko aka kanya nshaka kugira ngo tugaruke ku nkuru itamaze iminsi 2 cyangwa se 3 ivuga ko uwitwa Exidira ndetse benshi nabo bazi nk'umunyamakuru cyangwa se bazi nk'umupromota yatawe muri yombi. Uyu munsi akaba ari mu maboko ataraye. Nshaka kugira ngo utubwire ndetse tuze no kusesengura ndetse uduhe n'ubwino bwinshi cyane kugira ngo tubashe kumenya ukuri kwimbitse, kubera ko hari ikiganiro nabonye wakoze kwa Chita usobisobanuza na Alex Muyoboke, ndetse avuga ati ibintu byabaye mu buryo natwe ubwacu tutari tuzi neza ko atari ku kintu cyambere. Nge shimira Imana nuko igitaramo cya Ben cyagenze neza, ndetse n'abarundi nabo turabashimira cyane. Nyuma haza kuzo iyo case nyine yo kuba yarakubise urushyi, nabyo yarabisobanuye neza, abantu bakurikiye ikiganiro nabyo barabyumvishe. Ndetse haza kuzaho na ya case wavuze muri cya kiganiro twakoze y'uburyo abapolisi bashatse kukurenganya ndetse nawe akaza kukurenganura, nabyo yarabisobanuye neza. Nyeka kabakurikiye cya kiganiro babyumvishe. Ariko agakanye gihari nuko usa nkaho kano kanya ngo wabaye umufatanya cyaha ku makuru cyangwa se kuri komanteri ziri kugenda zicicikana hirya ku mbuga nkoranyambaga zivuga yuko wavanye na Exidira cyangwa se Exidira wamuvanye Burundi umuzanye mu Rwanda, kandi ari umuntu kano kanya urimo gushinjwa ko ashobora kuba yaribyira telefone ya Ben. Makaca wabyakiriye gute iyo nkuru cyangwa se wumvishe gute mu matwi yawe? Ben ambere hari umutipe inshuti yanjye aba muri Amerika yitwa Nshogoza ahari ndanamusuje, ajya mbwira iyo tukunda kugana cyane, ariko turi kugana ambwira ati Robert reka mbwira ibintu zirinda bibiri mu buzima bwawe bizagufasha kubaho igihe kirekire. Icyambere, uzirinde kurakara wihuse. Icya kabiri, uzirinde kuvuga wihuse warakaye.
urumva ibintu ukunda bimeze. Icyambere ni uzirinde kurakara byihuse. Ikindi bati uzirinde kuvuga byihuse mu gihe warakaye. Bishatse kuvuga ngo iki? Niba ubonye ikintu kikurakaje before you kurakara, banza tuze pause, tuze uvuga ati se koko ibi bintu ubundi byakabaye bindakaza. Wirinde kurakara mu buryo bwihuse. Iyo ubaye pause ugatekereza, bituma usangana n'impamvu yo kurakara. Ikindi ambwiye ngo uzirinde kuvuga wihuse urakaye. Kwa kuntu urakara ukirakara ugatonye kuvuga iteka ryose iyo uvuze urakaye uvuga nabi. Icyo ntabwo ari ikintu kiba kuri njye gusa, ntabwo ari ikintu kiba in general. Muri rusange iyo umuntu arakaye agahita avugana umutima mubi, akavugana langage mbi kubera barakaye. Ariko iyo tuje ukarakara ariko ukitondera guhita uvuga, nyuma uza kuvuga uri kuvugana n'ibintu bizima. Impamvu mvuze ibyo bintu nibi, ikiganiro twakoranye na Chita na Muyoboke, bahedo ni ikiganiro cyiza na appreciating, kuko nkanjye bavuga ngo Muyoboke ngo yankubise urushyi i Burundi, ngo Muyoboke ngo bashatse kumfunga, nandi ko na Muyoboke arabisobanura. Kandi niba na ngombwa Muyoboke tuzamuhamagara ngaha, kuko ni inshuti yanjye, nta kintu na kimwe ntabwo yabyanga. Nuno aze hano tubiganire mu buryo burambuye. So ngira ngo abantu barebye ikiganiro na Muyoboke byose barabibonye. Icyo ngiye kuvuga ngaro ni iki? Ubu none ngiye kubiva muzingo none ntuje. Ndi pose nta burakari mfite. Hari ukuntu Melody niwe nabonye nije avuga ati ngo numugirira ku kagozi ngo naza kugirira ku ngata wikoreje. Nibyo. Ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akurire agusebye akuvuga guharabike ari gukoresha kamera na mikoro, kandi nawe uzi ko ibyo bintu ubifite uceceke. Umuntu yaje akakwicara akakuvuga akaguharabika ugaceceka, nibyo biri kuba kuri The Ben. Guceceka kwa Ben kuri kugaragaza yuko nyine n'umunyantege nke. Aratinya buse ko ibintu byose byabaye kuri Melody byo bavuze nanjye ndibyo twavuze kuri Melody. Ejo sinabonye ikiganiro yakoranye na Irene avuga nawe. Ntabwo umuntu agomba kuvuga ngo uceceke. Nje ntabwo mvuga ngo uceceke. Abantu bakomeje kumbwira ati kukindi ukomeza kwisobanura ku bintu by'i Burundi byo kuba exdira twarazanye mu modoka, ngo ndi kwisobanura, ngo ndi kuvuga byinshi. Bro, Cyangwa ikambwiza ukuri, wari wajya ahantu gusura abantu, wahagera amaze nk'amasaha 2 uri umushitse, hagahita habura nk'ikintu. Hoye none ubuze ko wishinje cyangwa aho ari wowe wabyibye. Muri wowe utangira kuvuga ati se ninjye ukibyibye, kuki bibaye mpari. Urumva noneho wajya kumva ko nk'umuntu wo muri urugo rwavuze ati kandi ingese ntago isanzwe iba hano. Witavuga ati ninjye bavuze basi automatically hageze kuko icyo gihe retse Nyagasani wenyine wagutabara nta wundi. Ugize Imana ikaboneka. Iyo ugize Imana cya kintu cyabuze kiraboneka. Wumva utazasubira. Urakoze. Nanjye rero namba ndimo kanukanya no kwisobanura cyane. Wese no kwisobanura no gufasha abanyiro bwite kubaha n'amakuru y'ahantu bakomeza kugenda basa. Nyine ndi kugenda mbaha amakuru mbenya nkababwira amakuru menya kuko urumva ngende ndi mu kibazo. Nageze Bujumbura kuwa gatandatu. Uwo bita exdira n'umujama wanjye pe simbihakana. Nawe n'umujama wawe n'umujama abantu benshi cyane. Aka kanya nagiye umuntu bakanadira ngo nuko ari mu bibazo. Twese turamuze muri showbiz mu mujama wacu. Nubwo yagiye adukora nyine hari udukose agenda dukorera. Nkanjye mu gitamo cya Diamond namwoheje amafaranga ngo nangurire itike. Arayingurira ngezo nsanga ya VIP. Ngeze ku muryango ngiye nekanye itike barambwira ngo yinjiriweho ngo yakoreshejwe. Akantu karambabaje byatumye nishyira amafaranga bundi bushyashya.
urumva karambabaza ariko nk'umujama njye narebye ibyiza yankoreye kuko dira ku bantu bari mu bukwe bwanjye barabizi dira yankoreye ibintu byinshi cyane byiza yarangitangiye hari naho naciye mu bitangazamakuru mushimira ariko ntabwo tuba tuzinga abantu turi kumwe nabo bameze gute mu by'ukuri umuntu bita dira ntabwo ngiye muzi w'ubujura n'abantu bamuzi muri showbiz ntabwo bamuziho ubujura ari nayo mpamvu turano kujya tuvuga iki kiganiro tuvuga ukuri tunavuga se niba kuko telefone dira yayibye kuko afite gahunda yo kuyiba cyangwa yaratumwe ariko nanone akantu kwako waravuze ati nge navuye Bujumbura ndi kumwe n'abajama banyi kwako mu kigo twakoze warabivuze ariko heke nuzadira we niyigeze umuvugamo usa nka wamwibagiwe oya ndabivugaho nta urumva ngiye igigano twakoranye navuze ko navuye Burundi ko n'abajama nta muntu ngunigize mentioning amazina yabo so njye nageze Burundi kwa gatandatu ngenda bisanzwe mfata hotel nkuko nabivuze bangije ndankora douche bisanzwe ndaruhuka njya mu gitaramo VIP nyuma y'igitaramo ikintu cyabayeho haje kwibwa mu telefone ibyo ne bisanzwe kuba telefone yaribwe ntabwo nyine twazi tuva mu gitaramo de Ben yagezeho kugira ngo amara abantu impungenge Ben yavuga ngo telefone yabonetse ariko icyo yabivuze kugira ngo abarundi areka ko nyine bakureho ikintu n'umuhanzi yaje yabonye abantu benshi cyane reka bakureho icyo kintu cyo kumva ko abarundi bamwibye yigeze avuga ati telefone yabonetse ni umuntu wari uyifite ariko mu by'ukuri ntabwo ari yabonetse ngiye rero kuwa gatandatu ku cyumweru nijoro tuvuye muri concert ya nyine rani big show kuri WhatsApp mu bantu ko turi kuvugana hariho abantu nyine ko turi guhamagara Burundi kwakoreshaga za WhatsApp mari ntabwo yakoraga diraramamagara bisanzwe ntabwo ari yaje muri show urumva ndabwira ati beze bite musirikate kutaje muri shows ngo mwana ngo ngiye urabizi ko narenshwe na muyoboke ntabwo naza ahantu nyine ntabwo nabijemo ibyo urumva ukuntu dirambwiye haramaze se bimeze bite ati fresh show imeze neza kabisa irarangiye ko twebwe ntabwo twongera kurana natugiye kwitahira ninjye wese ubimubwira arambwira ati simusa ariko se wamugane nanjye wakwimanukira haramaze se mufite mu mwanya mu modoka tumanukane twari batatu mu modoka umwanya wari uhari yari kuza akaba wa kane nubwo twakubona na babiri twari kubatwara ndabwira ati umwanya turafite ariko kamvugana n'abantu turi kumwe abantu kwa turi kumwe ndabavugisha ati umuntu mutipe inshuti yanjye dira anyatse lift bambwira ati yareka twitahira uko twaje nyine ndabwira ati n'umujama wanjye wasanga ndatukona zataha ntabwo bari kubyanka meme bavuga ati oke mubwire ntabwo ari muri concert tubyibuke ubwo aho mwavonye hari sangahe hari nijoro nka saa 6 z'ijoro saa 7 ndamubwira ati oke madresse y'ahantu uri arazinyandikira adresse numva simazi ndamubwira ati yaranje uhagarara ahantu hazwi twagufata ahagarara ahantu bita KCB bank natwe nk'abantu tutari tuzi Bujumbura byadusabye kujyana n'umuntu hazi tugera kuri KCB turamubona turamufata turaxelera turataha mwahagurutse bo usanga aho ubwo twahagurutse amasaha nyine masaa 6 saa 7 turaxelera twageze ku mupaka saa 1:30 saa 2 nibwo turi guteza twambuka dira twaje mu modoka pe tunaganira abantu ko turi kumwe ntago bazi show busy cyane nta urendo namurebye cyangwa se uko yagaragaraga nta kanu kwirwike ko cyangwa iki wabonaga afite ntabwo bro kambwira niba koko dira nge ntabwo nyimushinja kuko ribu nibyirimo
niba kuko dira yarebye telefone yaranayifite icyo gihe kuko agakapu ke tukimufata yari afite agashize muri boto. Tugeze ku mupaka tugiye guteza yagiye muri butu, yari afite igipapuro cya CPGR. Yagiye muri butu afungura agakapu akuramo CPGR yiwe arambuka ateza no yasubizamo. So ntabwo nigeze nekereza icyo. Urumva ngiye ntabwo nimvuye Burundi nzi ko ngo Ben yamwibye telefone, siko Austria yamwibye telefone, nyine nkumva ni byandi bisanzwe bayibye byarangiye. Ndari kugorana cyane gukeka ko ndi kuno umuntu watwaye telefone. Kandi naho ukuntu twaje mu twiganirira, uretse bifu ye na Muyoboke yaje ambwira ukuntu yanga Muyoboke pe kira kigabo mani kira ndacyanga ki. Uramuzi ukuntu drive ivugira kira kigabo kubundi kira kigabo cyo muri showbiz ngo ngiye kigo cyarangumbi nyirumva nibyo biganiro twiga. Ako ngiye nkavuga ati Muyoboke se dira tuvugisha ukuntu n'ugu mwanga ngiye Muyoboke ndamwemera. Dira ibintu mupfone Muyoboke birahari sibyo ngo ya mwana ngo kira kiganga se ubundi ngo nta Muyoboke kigira twa twibere buzo ngiye nkumva ne bya showbiz cyangwa se by'abantu bafitanye ibibazo. Tugera i Kigali Kicukiro niho twanyuze uzabugese ryo Kicukiro. Tugeze hariya kuri ahari sibikorera Rwandex Isibo TV kuri ya station turaparika tuva mu modoka dirafata moto nanjye mfata moto abandi bafata imodoka yabo baragenda. So amaze kugera i Kigali ikintu cyanunguye nuko mu nimugoroba oya nyuma mu minsi ngahe ngenda menya Amakuru nicaranye n'abantu baravuga ati dira ari gukeka ko ari byo telefone. Ubwo icyo gihe mwe mwamusizera Rwandex murakomeza? Oya nanjye nahise naha. Icyo nakoze ni ugutanga imodoka y'abandi ngiye mpita mfata moto kubanyira ko turi kumwe n'umunaniro nyine urumva ubuntu uri kubyumva nta modoka ngiye ngira. Ariko nabanyira imodoka kwa kuntu nyine twara mugira gute musimburana kuko dira atarazanye nabo ningiye amagamwe ati mwamaye lift. You understand? Tugeze arangiye va mu modoka na dira avamo afata moto arataha nanjye mfata moto ndataha. Dira namuhaye lift kandi koko no muri ribu statement dira yatanze yavuze ko ari ngiye wamuhaye lift. Yansabye lift ngamuhaye lift tukazana i Kigali. Nuko ngo statement ivuga kandi nanjye nibyo mvuga. Ntabwo dira nibyo muramvuga yari kunsaba lift ngo nyimwime. Turaziranye ndamuzi showbiz none ni umuntu wa hafi wa Ben, ni umuntu wa muri showbiz tubizi ni inshuti y'abasani benshi cyane. Abastari hafi bose mu Rwanda ni dira ni inshuti yabo. Urabizi ukuntu dira ari inshuti na J Paul asa nk'ari nawe managingaga. So rero ngiye natungwe no kumva barambwira ati dira niwe wibye phone. Atariko abantu ko turi kumwe twarageze naharashe nk'iminsi nk'ibiri ati ex da niwe wibye telefone. Atariko iperereza atari gukorwa ribu yabigiyemo abo ko turi kumwe urumva ni bande ni banyiri telefone. Ariko ntagire umuntu bivuga muceceke ntagire umuntu ubivuga nyine turacyari mu iperereza. Nanjye nacecetse kuko urumva nawe ari mu iperereza rya telefone bakabatanyije gukeka dira already nge narangije kumenya ko Amakuru ko ari dirifi bari gukeka ariko ribu kiri mu iperereza ratarafatwa kandi abizi ko ari njya muhaye lift. Ntabwo nabigemo cyane sinigeze amagara dira mubwire ngo bari gukora iperereza. Nari tuturije iperereza ryabo rirakorwa arafatwa arafungwa. Amaze gufungwa muri statement yatanze avuga ko ndi yazanye na Bahati ari wamuhaye lift. Babantu twa turi kumwe bavuga ngo nceceke nyine ngo duceceke situbivuge kugeza igihe dira afatiwe. Baramagara mbwa ati Bahati yes ti dira mwarazanye mu modoka twarazanye njye muhaye lift. Yansabye lift ndayimuha ariko ntabwo nari inzi wagwane ntabwo nanzi kijya mbere.
baguhamagaye ni bande? ntabwo mba menshi niba muri twe turi kumwe mbere bavuga yuko dira ari gukekwaho telefone ribi birimo, baravuga ko tubiceceke sibijye hanze kugeza igihe dira bishobora kumugira agatoroka mu bantu babicecetse nanjye ndimo. Impamvu vuze ibyo bintu iki no kujya umbereke yuko iyo nza reka tukomeze gahunda mbo ubwo dira yafashwe arafungwa baramamagaye barabimbaza ndavuga ati yego nibyo twarazi namuhaye lift yansabye lift bita bihura nuko nawe muri dibu yavuze ko namuhaye lift nta kindi duhuriyeho ko yavuze ati nge naje mu Rwanda igihe kiniki bahati niyo namagare nibo bamaye lift nibo banzanye nanjye kuko ibyo yavuze no kuri nanjye nibyo mvuga. Aribu yaraguhamagaye Ribu twaravuganye bambwira nibo bambwiye ko ari uko yavuze muri Ribu nanjye nuko nababwiye ko ngiye nsabye lift ntabwo nayo kuyimwima mu tuziranye ariko ntabwo nari nzi niba hari ikintu afite nta nubwo yakujya kwinjira mu modoka ngo nuko ngifite imodoka ngo musake kuko ntabwo namukekaga nta nubwo nategeza ko ibyo bintu dira yabikora. Bo ubwo nyine bayaho rero ikintu impamvu navuga ngo Ribu itandukanye na showbiz abantu muri showbiz bafite umunwa bo automatique bahise confirma ko ndi muri mission yitegurwa ry'iyibwa rya telefone ya Ben. Icyambere dira ntabwo twajyanye i Burundi nagiye musangayo none bo bakabihuza nuko ngewe ngo abapolisi bamfashe i Burundi banyitiranyije na dira dira ari gucuruza amatike bakanyitiranya na abapolisi baramfata ibyo byarabaye baranyinjiza muyoboke niwe waje arabisobanura ko ndi kurengana umwe mu bapolisi kazi bari bahari atunga utukiti dore nuri atunga dira ariho nanda rw'ikiganiro cyawe kwa Chita Magic ngiye namuyoboke turi kumwe kugira ngo du cleaning ikintu cyo kuvuga ngo ninge mu muyoboke yashaka gukubita ngo ninge ari gucuza amatike muyoboke bivuge turi kumwe twicaranye kandi aba mu kiganiro yarabivuze yarabi cleaning none bagafata kuba abapolisi baramfasha ko hari n'abantu bavuga ibintu kumva wajya na logique irimo njewe abapolisi baramfasha banyitiranyije na dira kuko ntago turi Burundi ntago batuzi urumva ngiye kuzira nde dira none muyoboka araje bisobanuye birumvikanye barandekuye dira muyoboka dira baramubonye ariho havuye rwarushye ubwo urumva njyaho ngaho nta kibazo ngize nikomeje gahunda zanjye bagafata iyo story bakayihuza nuko ngo nahaye dira lift ngo rero ngo twa turi mu mugambi umwe wo kwiba telefone ya Ben. Telefone ya Ben amafaranga igura nge ntago nayabura bro ntago nayabura ntabwo nabura amafaranga miliyoni imwe n'igice se yagura ira 14 Pro Max nebyiri gutyo na magana ntago ebyiri zigeramo nubwo zaba ebyiri niba ari news ari latest version okay nubwo zaba miliyoni ebyiri ntabwo nayabura nayatanga telefone ikagurwa aka kanya rero ikadukomeza gato ikibazo rero ntago telefone yibwa n'agaciro kayo ikibazo ni ikihishe inyuma yiyibwa rya telefone ya Ben kugeza abagenganga mvuga ko gishobora kuba ari igihuha cyangwa se nkuko umunyarwanda bivuze ngo ntandure ivugira ubusa kikaba ari ukuri niyo mpamvu natangiye vuga ngo ex dira ntabwo nsanzwe muzi nk'umujura nta n'umuntu muri showbiz n'umwe uzidira nk'umujura dira tumuzi nk'umudira umuntu ukora tunyanga azwe mu madega y'amacano y'abandi urabizi ibyo macano wahoradamo Cano yagurishe Cano yayigaruye yayigusubije yayiguriye y'abandi AdSense izo dira nizo dira yiberamo ako ntabwo nashinja dira ngo ni umujura ahubwo dira ni dira ni mudira so rero hakaba hari igihuha mpamvu nyisi igihuha nuko namakuru tudafitiye fact ariko ni Nyarwanda iyo nkuru yarayikoze kivuga yuko ex dira yahawe mission yemererwa miliyoni 3 nabo bita ba coach Gael na bakene mission
ko ari ukubagezaho telefone ya The Ben ngo bayikuremo niba arangara amakontra n'ibintu byinshi cyane biri kuvugwa hano hanze ku muhanda urabizi. Iyo misiyo rero bakatekeza ko muri iyo misiyo ubwo no operation gutera no kwiba telefone ya Ben ubwo bakavuga bagakeka ko iyo operation nanjye nyirimo ubwo numva ngo dira yaribye yarateye ariba igisa noneho umushoferi transport makaci nari paritse hari yambwati dira wangije kwiba natsi imodoka natsa nkomeza tunazi ijoro ubwo niyo misiyo yo gutera no kwiba noneho transport ari hari amakaci ari tayari gutatsa imodoka akayiguruka nibyo bari niyo nkuru bari guhimba ku muhanda. Igitangaje rero abari guhimba iyo story bose n'inshuti zanjye bakaba n'inshuti za Ben muri kumamagara mukambwira ibintu mwarangiza mukabwira Ben ibintu mukabwira Mayoka ibintu nyine ibyo muri kumbwira nibyo muri kuvuga muri guca kurane mukavuga utugambo mwarangiza mukaze wanjye kunyisobanuraho ngo ibyo bidiro ngo nago tuzirimo ngabana bako ibyo bintu ngo nago twe turimo ngo ngiye makasha ngo nago ndimo kabisa ngo uranze mukanya ukajya kuvuga ibintu bikangeraho ukongera ukamagara ngo rega ngo nge bro iyi showbiz irimo utuntu tw'ututurugu n'uduturuganya tw'utuwerewere icyo nzi cyo nuko nzi ko RIB ifite ikirego kandi kuba amaginga ngange narajya muri RIB narafatwa ngo mfungwe nuko RIB bazi iperereza barimo n'icyari cyo bazi nagewe bahatirore nakimye muri ibyo bintu byose nubugira neza umuntu yansabye rifite ndabumuha nibwa bugira neza bw'inkware bwayigonze jose ejo nabonye ikigano umunyamakuru wo kuri The Choice avuga yanga kumentioninga amazina ariko nyine se niyumva ngo abantu ngo bakoze imiziki bararirimba ngo imiziki irabananira ngo none basigaye biruka inyuma ya The Ben ngo baha $100 ngo bakaza bakirirwa basakuza ngo umunwa wo barawufite ngo abantu ngo bakoze ngo ubundi ngo show business harimo show na business ngo bariye show bibagirwa gukora business. None se niba umunyamakuru nkongo washobora kunsebya kandi bigaragara ko ari kunsebya bivuye kuri side ya hakuryo kwa coach Gahere narangiza nkaba mfite nabandi bantu kuri side ya The Ben umunyamakuru aranshinja ko Ben amafaranga ngo nze nibwe mvuga kuri side ya The Ben uri kunshinja ko ndi muri operation yo kwiba telefone yabo kugira ngo ijye kwa coach Gahere nese bwo hagati aho ngaho ngende ahubwo tubwira uri mu ruhi cyo ni ikibazo gikomeye cyane mu byukuri The Ben ni inshuti yanjye for sure twarabonanye nejo bundi turanaganira twibukiranye ibe turiganira nk'abajama ngiyo mvuga The Ben mbavuga reality y'ibintu biba byarabaye nta giceri cya no mu mateka ye na kera kiri mu Rwanda twara amahumi tugendana twararanye amajoro menshi twakoranye n'indirimbo hari ndimo The Ben na Just Family yari inshuti yanjye cyane nta giceri cya Ben nzi nge na Ben tubanye nk'abavandimwe bisa nta giceri cye cyatanu nzi none uwo coach Gahere kugira nsubiza bari kuri side ya The Ben bari kumukubita amagambo uwo coach Gahere bavuga ko ashobora kuba ngo ndi muri misiyo nanjye ndi mu bantu yatumye simuzi sindanahura nawe dore telefone yanjye shaka nimero ya coach Gahere simuzi ahubwo ngiye ubwanjye nahoze mbibwira noza Kasuku ngiye mfite amatsiko yo guhura na coach Gahere tukicarana nkamubaza ati ko coach ibimenyetso je yavugaga ko afite agomba kukwereka byarangiye gute Kasuku ibyo ndabigeraho nabyo byo kuri space yabayisho coach Gahere mfite amatsiko yo kumubona gutya nkaganira ngo ati bro ni wowe muntu ngo bahe virus muri showbiz yo mu Rwanda mu byukuri niki ufite iki gituma virus niba ufite amafaranga se nanjye nyihe manki 2,000 baba manki 2,000 coach ndemera nabima agakora mu mufuka ka 2,000 cyangwa 3,000 $10 ntabwo ndi kuvuga abanyarwanda ntabwo tukivuga amafaranga mu banyarwanda bro gukira se bisobanuye iki
na umukire nagakibara na mukire amafaranga amanyarwanda. Njewe coach gaye nimubwira ngo ayo mafaranga bavuga ufite wampaye indemera akaba 2,000 cyangwa 3. Ubwo nibizafatwa nko kuba ufite inyota y'amafaranga akazagukoresha mu bindi. Amafaranga na muto agiye inyota yayo. Success has no limit. Utunga miliyoni ugakenera 2, wagira 2 ugakenera 5, wagira 5 ugakenera 10, ukugena uzamuka kugenda ukomeza ushaka amafaranga. Ba Bill Gates n'ubu bacyashaka amafaranga kandi n'abaherwa. Nicyo ndi kuvuga ko ngiye sindahura na coach Gael. Ariko umunsi nzahura nawe nzamubwira coach uri muntu ki kuryo ba virus. Bavuga ko ufite amafaranga pe 3,000. Aya ntago bime 3,000. Sha coach na yam nzaza no mbere mvuga imbere akametido. Ngo nuzaza utuka noneho de Ben aya ntabwo ntabwo njya nuka sinjya nukana mvuga reality. Niyo ndi kuvuga kuri melody mba mvuga ati melody ni petit frère wa de Ben, haba mu muziki haba mu myaka ni umuntu wo kubaha Ben, naga ari umuntu wo guhangana na Ben. Ndanamuvuga ati ni igiki melody akora muri no saga kugira ngo agaragaze reality cyangwa agaragaze respect agomba de Ben, agaragaze ko yitandukanyije n'abantu bari kubateranya. Ariko nabonye ikiganiro akoze melody ni gitangaza guys. Cyakora ibintu melody yakoze nta byemeje 100%. Kuba kugenda kavuga nawe yavuze ko yageze avuga ati mwamukangwa n'ifoto mumbonye noneho face niba mubona ifoto mukagira ubwoba none se mumbonye face to face byagenda gute? Ati ngiye niba mushaka niyo bato muzaduhuze mukubita kanyafu kunda we. Melody melody man bira bintu melody yakoze ngiye na Ben nawe naza avuge. Njere kuvuga the Ben ni it's a reality. Numuhanzi munini, numuhanzi ukomeye, yakoze igitaramo gikomeye Burundi bro. He deserve a respect. Even Bruce Melody deserve a respect. Ako people can't put a competition between them because na wari kuri revimwe. Gusa yo competition baye icyabo yaryose showbiz. Niba bashaka gukora competition nibayikore mu buryo bwa showbiz. Ariko apana kuyikora mu buryo bwa business. Mu buryo umuntu ashobora guspendinga amafaranga kugira ngo yice igitaramo cy'undi muntu. Sinziri buri kunyumva. Mu yandi makuru ari kuri imihanda haragarukamo izina ry'umuntu bita ngo Eric Teke. Eric Teke uramuzi? Ya ariko Teke turaziranye kera yigeze kuba inshuti yanjye akora mu mujyi mu gikarano runaka. Ntabwo muheruka. Yagarutsemo ariko agarukamo nk'umuntu gusa we kwiza magenga ngaya. Avuga ko ngo telefone ngo ariho yanakirijwe. Oya, yes, biravuga ko telefone ariho yakirijwe kuko Teka akora imyama telefone batekeza yuko ariho bagiye kwifungurira kwikuramo amakode. Ariko rega akamubwira ibintu bya telefone kuva biri mu maboko ya RIB biri clear. Igihari ikibazo gihari kiri gutuma ngenda nisobanura cyane ni icyasha showbiz n'utuntu twabo tw'utudumbi bari kugenda bagura. Urumva bambika umuntu ibaze ko umuntu ahaye umuntu lift barangiza bakagushyira muri operation yo kwiba telefone. Kandi koko amakuru arahari ko operation yakozwe ikabirimo nare y'amafaranga cyane ahubwo bavuze make bavuze 3 ariko ubundi ngo harimo miliyoni 5. Ubwo zari guhabwa nyiri uramuntu ugomba gutera kaniba na avance yaratanzwe. Na avance yaratanzwe. Inkuru ivuga ko avance yatanzwe. Iyo operation yo kwiba telefone ya Ben yo naga operation dire yagengwa agiye kwiba. Ni ibintu ngo byateguwe bahamagara abantu ibyo ay makuru arahari. Nano team B ubwo ndavuga Ben team de Ben igatekereza ko nanjye muri abo bantu bari muri operation ndimo. Niyo mpamvu nacyuye dira. Nano nkibaza ukuntu team B yo kwa Melody y'ubwayo inyanga ndabizi neza ko niba basigaye bakoresha abanyamakuru kujya baza bavuga ngo imisiki yarananiye ngo nsigererirwa ndirimba de Ben mvuga ibintu. Ubwo siyo team irankunda.
ari uwo coach Gaël sindahura nawe. Igihari nuko ibintu bizajya mu buryo kandi bizaba clear, ariko nimara kuba clear mwebwe mwese mwanshize mu majwi yanyu, mwagiye mugenda kwa Ben mukavuga utwo tugambo mukaniranya kubyo mugeze ku rwego mutekereza ko nanjye ndi mu bantu bari kubijya telefone. Dore ngiyi kamera nzabashyira hanze mwese, cyangwa se muze hano namwe musobanura ukuntu mwanshyiraga muri okese yanyu ntanazi n'ibyari byo. Nibyo kubera ko ubwo ejo njye nyimenya amakuru nahisemo amagarire keteke nshaka kugira ngo tujye tuvuga ibintu nkuko biri, kugira ngo nawe ambwire nyine version ye. Ubwo twaje kuganira ambwira muri ubu buryo, ariko mu cyashingiye yaravuze ati ngiye deraduruka kuvugana nyuma y'imyaka nk'itatu. Ati rwose ati nicyo gihe duheruka kuvugana, ati ikindi na location bafashe basanze wenda baribeshye. Reka tubone twumve. Nse gato yamanze numve. Barayuze bazano babonaga location ya hariya ruguru. Nuko njyewe company yanjye kora Kimisagara kandi kari kuri Google Map baza hano. Ariko ndibo baguye nawe bavuze ko ari muri 20 naho ngaho koko. Twengera ni kuri 20 umuhanda ni 20 gusa. Uyu muhanda kuva Nyabugogo kugera Nyamirambo ni ke 20. Ni ke 20 gusa. Iyo hari 20 nuko ari ni muhanda wiyongereho ya indi yo mu buryo nyine. Nuri ko muri ku muhanda umwe. Ya, nuri mu yaje undi muntu na uri kuza muri kesi. Ndenuza ni makaca. Makaca nyine kandi. Makaca mara n'abo buje bonde. Bahati ngo kubera ko ndikubona n'ikiganiro nyoze yakoze ari kumwe na nuza na muyoboke. Ntabwo ndakireba cyo giye kukira ngo kubera ko ni yamuhaye lift bavi Burundi. Yamuhaye lift bavi Burundi. Ubwo bakavuga atashaka kuba nawe uri umufatanya cyaha. Ese baje bayiza. Ntabwo wamenya ngo nese ubwo niba baratrack zira telefone ngo kubera ko ngo niyo wabizimije bayibona ko kandi bakaba barayibonye muri ziriya nce, kandi umuntu ushaka kubakeka ko yaba yavuye Burundi imbere ari bariya kandi baranamufunze arafunze bere ubu warimo tayari. Ejo ribu yaje hano ubwo rero bivuga ngo bacyari mu iperereza kano kanya rero. Baracyari mu iperereza kabisa barebe ko ibintu bimeze abahungu bose exidira ngiye uzigiye duheruka kuvugana. Aje mu myaka nk'itatu. Reka tugarukire hano. Hari umuntu ushaka guhamagara nanjye. Reka tugarukire kubera ko we arabivuze neza ati ngiye bashaka ko baribeshye kuri location ya Google Map bitewe wenda naho batrackinze. Ati n'ikindi ribu nanjye yangezeho. Ati twaraganiriye. Reka mpamagara umunyamakuru umwe wo ku Nyarwanda beta Pundit. Ni wakoze ira nkuru. Mubaze gato numva ikintu abimbwira. Yego man. Beze bite mwana? Salama ni sawa. Sha none si ibintu mwoka byaramwe ko nanjye nabigezemo. Byinshi mute. Sabuze ko ngo misiyo ngo yo gutwara telefone ngo nanjye nyirimo. Ese uyirimo gute? Jewe na kuko man nabo wakoze inkuru nayisomye ejo bundi. Jewe diranyitse lift. To be honest ntabwo nenzi dira ngo yikoreye iki. Dira niba muzanye? Nijya muzanye. Mu modoka? Ariko ni wari ubizi. Ntari mbizi gutese. Kandi nayo wamuzanye Burundi? Oya, nje twahuriye Burundi. Twahuriye Burundi ahubwo njewe ngiye gutaharambaza ngo ufite mu mwanya. Urabizi Burundi harimo abantu benshi cyane badafite mu modoka batagize gute. We yarabizi ko mfite imodoka. Yarabizi. None wowe nk'umunyamakuru nabonye ukora inuza inkuru umwana. Ndashaka kubaza nyine sanse bari kubifatamo y'ukuntu ngiye noneho showbiz urabizi n'amagambo yayo. Amagambo muri showbiz ngo ntari ndi muri mission yo kwiba telefone nanjye. None se wowe ni bandi bari kwikuzana? Ahubwo se ne bandi batari kunzanamo ko bose. Ese ribu yigeze
guhamagaza ntabwo ribu yamamagaje ariko ejo navuganye nayo ndi kumwe na Nupuja kuri telefone ya Nupuja. uvuganye nande Navuganye n'ufite iriya kese nyine wo muri ribu umushinjacyaha ariko tuvuganira kuri telefone ya Nupuja. Avuga yuko dira nawe yavuze yuko namuhaye lift, yansabye lift ari njye muzanye lift abwira uwo muntu wantuze muri statement dira bamukoresheje kuri ribu yavuze ko namuhaye lift. Ibyo gusa avuga ati Bahati ni wamaye lift ni wanzanye. Urumva ngende kuzama ariko ikibazo showbiz yesi ibishyira ngo ndi muri ya kese muri operation y'amafaranga coach Gary ngo yatanze bro coach Gary ngiye simuzi sinabana hora nawe showbiz uvuga niba ari bubara kwaje nimba cyari statement yari yagukoresha oya ntabwo ari inkoresha mwese birasi showbiz nyine mwana ni atari umugore wa Sati ko bari bamubeshye nawe bibiramuhamagara jewe ubu yavuze ko yasabye lift ibyo birabaye none se gutanga lift ni icyaha icyo kintu nanjye nibaze ntabwo biranirwa mwana ariko wowe ufite amakuru mwana none se ubundi bimeze bite ibiki biraye bo bya Fone nyine none se twebwe ribyo yatangaza iperereza ryari kiri gukora iperereza ahubwo reka duhamagare ribyo tubwire iperereza aho rigeze amagara none se mwana none se ubwo muri riboy akubwira gutyo byarangiye gute nyine byarangiye ambwiye ngo nanjye uko biri kose nzakenerwa muri statement yes nuko yambwiye ariko ntago najya nubwo nanahamagarwa oya gukenerwa kubwira urumva umuntu wese utahure n'ukurikiranwa arahamagarwa iyo hamagara rero wowe urisobanura wese kujya Burundi ugataha ugatanga lift ibyo ni ikibazo mwana ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo ariko baba bagira ngo bumve ko hari isano kuko baza bagutega imitego tubumve ko winyuramo wazakwaza impamvu watashye igitaramo cya mbere utakiyemo uzasubiza iki none se murisho neza ko igitaramo cya kabiri nakigiyemo none se watashye ryari ahubwo rero mwese nta n'amakuru mufite ahubwo mukeneye kumbaza natashye ryari watashye ryari nicyo kibazo rero utakubonye muri nuze mu gisirikare mu gitaramo nta makuru mufite nari imari njye navuye Bujumbura saa 7 z'ijoro show irangiye yo mu gisirikare ezo ku cyumweru none se nawe navuye mu gitaramo aho Nadira nawe yarasoje igitaramo oya Dira we ntabwo yakijemo ko twagiye kumufata hano yarari aho yaraye aho yarari aho yabaga urumva se ubu udafite icyo kuvuga mfite byinshi byo kuvuga ahubwo ikibazo nuko bari kumvugira none se ko hari muri space je wari ari kwa Godfather muri space se nabisobanuye nkabivuga neza byose uretse ko muri space bari barimo baranyagrese cyane man nka Jack Squeezer yaraje arambwira ati tanga telefone y'abandi ngwino ngiye nkwereka ibimenyetso uko wayibye none se je ntumuze duhuye arambwira ngo nashaka kwibonera basi ngo unyere content unyere interview n'umusaza bagira ngo agize n'icyo kuvugana ahubwo seje muri space nyine nabivuze ndabigana bisobanura byose uko byagenze ntena n'ikibazo kugeza amaginganga mfite muri riba ahubwo ikibazo mfite nicyo muri showbiz bro urabizi no gushaka nyine y'umuntu yo kukushyira cyo cyasha abanyamakuru bakavuga ibintu batazi bakandika ibintu ari nabyo bikomeza nyine biba bikwicana za reputation y'umuntu nicyo kintu ndi kurwanya njyewe mwana kambe nkuretse aba ntaribe saa musirika so ngira ngo kundi muramwiyumvise umunyamakuru se ariko inabuze birumvikana ikosa nayo no kutambwiye kuri live oya mubwira ko turi live ntabwo ari kuduha amakuru dushaka urumva ko yavuze undi ndumva nta kibazo rero ngayo nguko amakuru y'u Burundi uko bimeze kugeza amaginga ngaya ikirego kiri muri ribu kandi ribu turayizira ko byanze bukunze ariko ufite ubwoba nje ntabwo ubwoba mfite si ubwo kuvuga ngo naribye ntabwo mfite pe ahubwo nje mfite ikintu kimeze nk'ikimwaro
n'isoni ryo kumva yuko nijyane twavugaga byo kuba wicaye mu nzu abandi uri umushitsi telefone hakagira nk'ikintu kibura muri iyo nzu kandi ubizi ko utageze gute utagitwaye. Icyo nicyo kintu mfite. Ibaze nawe ngo umuntu uri ni inshuti yawe muratashye bisanzwe nta kintu kimuzi mu bwonko bwawe bigeze Kigali ati niwe bibye telefone ya Ben. Ubwo so umva waba umeze gute ari wowe tuvugisha waba utuje kano kanya ni ikibazo. Uretse nanjye n'abantu ko turi kumwe ntago batuje aho bari. I know turavugana gusa ntabwo ugeze bikugiraho effect wenda kuri madamu wawe cyangwa se kuri famille yawe muri rusange. Of course ntago byabura uko bikose inkuru ngizo nka madamu we nzi neza ko ari umuntu usenga cyane ariko ubwo kuko urumva rega madamu umuntu bari madame we mana yamusobanuriye nkabimubwira ati uje cyagiye tuve Burundi twahaye umuntu lift dira aranamuzi kuko yamfashe mu bukwe twamuhaye lift none yafashwe ngo nebye telefone. Ubu rero ubu nanjye ndi muri izo zisaga z'amatelefone ariko bwarambwira ati sheri nyine tuza aho munana nese satani ifite ukuntu itera shaka no kwambika umuntu cyasha. So rero icyo nicyo kibazo mfite cya reputation yanjye bari gushaka kwangiza abari gushaka kuyangiza n'abantu bari hafi ya The Ben ngiye mbikubwire cyangwa se abantu bari hari abantu bari kugenda bagashimangira ati ntabwo makaca bari gukubitaho yanyundo abo bantu bari gushimangira bakongera bakamamagara ngo mwango ngiye kabisa ngo ngiye nagora gukekera ibyo bintu ngo vraiment ngo umuntu mukuru wiyubashye kandi bakagenda bakavuga ibyo bintu ariko imitima yabo yo irabizi ko nashobora gukora iki kintu bakumva ko wenda nanjye muri misiyo y'aya mafaranga Gael yatanze nariyeho none nk'umugore wanjye bazo kubona kuri Kigali imeze ese maka ikintu kano kanya n'umuntu wese ashaka kuba yakwibazaho kurimo kwisobanura muri ubu buryo byo nibifite ikindi kintu byaba bivuze none nceceke bambeshe nceceke mu muco nyarwanda se babeshe umuntu aceceka cyakubifuta wenda nko kurakara cyangwa se ukabona uwo bishyizemo uburakari bwinshi kandi udakeneye kwisobanura ahubwo nawe udatuma ndakara uzi umuntu uza akagushyiraho kese nk'iyo ngiyo agashaka kwanduriza cyangwa usobanura ubushaka kuba budakenewe cyane byo ndabuhande ko ngende kwivugira ibyanjye kubwo ubusobanura hano babukeneye kurusha wabuhereza abanyarwanda none se kandi kuba abande sindi kuba abanyarwanda nyine ndi kuba ukuri kwabaye iyi ni Cano ese no waba uri kubangamira n'iperereza buriya nigeze mvangira ari bugeze wumva njye mu maperereza ngiye ndimo ndaha abanyarwanda ukuri kwabo abanyumva banyumve abatanyumva se banyumve ariko ntabwo ngiye umuntu azaza ngo yicare bro ni nahaguruka ngo nivugire showbiz ndayizi amacoro menshi cyane aratangira ibiganiro nahari muri title batangire banshyiremo mu bantu bye Fone none babikore ngiye nceceke ngiye ntabwo ndi The Ben never nimuzajya mubona mujye mumfata nka melody ahubwo kuba nka yanyu niba umuntu amvuze nayo ndamuvuga icyo akoresha ni kamera icyo akoresha ni mikoro ibyo nanjye ndabifite birahari ufite n'umunwa ndawufite niba ari hangana niba na showbiz kandi bari gutwika okay it's okay ariko si bya affect ku mafamiye y'abantu dutwikire muri showbiz ku mafamiye si bigeremo kumbwira ngo ndi kwisobanura come on ngomba nari buri magara nzajyayo none se nindi yisobanura nindi uri buze kumvuganira ese Imana si yari so murengeziyo Imana navuze ngo ni muri ubwenge nzabata bro ubuse kuki duhaguruka twego gushaka amafaranga kuki turi no kuri Cano turimo turakora kuki duhaguruka tukajya mu kazi kuki tuticara mu rugo ngo Imana tunagira ibiryo turye hako mfite umujenya muhi akari kundi karahandurika ni kumunyarwanda yavuze situation ubu ndi kwibaza nagiye Burundi kwa The Ben he's my home bro nkuko nabikubwiye ariko ndi kwibaza ati iyo nza kuba ntaragiyeyo nakuba niturije sibyo abantu bari akanyoni katagurutse nikagira ute kamenye ubweze ubwo nyine waragurutse kugira umenye uko bimeze so rero ngaye nguko komeza maze ikindi kibazo cyane batwasoza ikiganiro ndumva rero ntabwo twavuga ngo tugiye gusoza kwa ko nta conclusion twafata kubera ko ikibazo cyo ribu biri muri ribu mu iperereza twebwe nta kintu kimwe dufite gusa ukuri kuzajya hanze
ariko ngo abanyarwanda nk'uko nababivuze ni kujya hanze mwabadumbi mwagiye mujya kuri mwivugisha utudu ariko abantu kuri side ya melody bari kunuka kuri side de Ben bikabukungu ngo kwa melody ngo banumye nanjye nose ari wowe nabaye hagati nka cya giti kiri cyo muri Eden cya kintu kiri hagati Imana yabujije gusoromaho bakabumva ko ari cyo bashaka kuri none ngiye bari gushaka bose kungira insina ngufiya kujya wese azasomaho ntabwo ndi insina manje ndi I am scorpion black scorpion wabaye nk'igitoki biti kinyama ndi umuheburayo bro ino show bizimyeza imyaka 10 na ibaza kana k'imyaka 2 ngo ni babu kakanyamakuru hari imyaka 2 afite muri show biz atangiye kuba umunyamakuru sese zasabana na boss wawe mwahoze mu boss ninjye amuzanye muri show biz bro uza mane ama respect nkamuha respect ngiye nawe twarahasuringanye until now akana razanye mu itangazamakuru tanye kumusuzo kandi akuri umwuga w'itangazamakuru ko cyo kintu melody yavuze nabone nshobora kumugarukiraho kuba ari umunyamakuru bisaba kujya ako bro mwabaye aba pro koko parce que twatuze kuvuga ibyacu mwige mukaba ba pro nk'abanyamakuru mukakugaragaza impande mubangamiyo umwana aza akicara ngo ngensige nirirwa ndiri ngo kurimba byarananiye gukora imiziki byarananiye ese koko urabishoboye nza mu muziki rinde nagishije inama ndinde nahamaga betse muhe nza mu muziki ninde nahamaga ngamugisha inama ngo ngiye kuza mu muziki ese ko byanze ukajya no muri filime uri muri ansubiza uri kunchallenging nakubaje ngo nza mu muziki ninde wanzanye ntago muzi niyo mpamvu n'umuntu agomba kumenya wambwiye ngo ninde ku muziki ko byanze ukajya no muri filime ese ubundi muhereye muvuga ko byanze ubu none ushaka no kuba umunyamakuru njye ntabwo na umunyamakuru mfite Cano yanjye Batima Kaca nzajya nza mvuga ibintu muvuge si Cano se tuza tuvuga ku Cano yacu noneho ibintu byarahindutse mudusebye tuzi wacu nicara nanjye nkubwiye nkuna mupeta afite imyaka nta myaka ibiri afite muri showbiz aricara akavuga umuntu atazi bro umunyarwanda acumugano w'ikinyarwanda ngo utamenye yava namenya iyo ajya arongera avuga ngo utaganeye na se namenye cyo sekuru yasize avuze ikindi kirenzeho narutugurukura ngo rusumbe jose ayo mwigira yose imyaka 15 mfite muri showbiz wowe imyaka nubwo ufite imyaka 10 ndacyafite cya kintu cy'imyaka 5 ngurusha muri showbiz hari byinshi utaza ahubwo wowe icarana n'abantu ngwindo twicarane tuganire ibyo si bya bintu mu ushaka kugira ngo mugaragaze ko murenze ngo isi yaradusize niko yavuze ngo isi yaradusize yadusigiye si turi ku isi nese niba isi yaransize ndi mu cyogaje urwo rero cyangwa ndi mu kuzimu isi yansize ijya he nari mu byukuri isi iri kujya ku buryo yansize ndi kwirukanga inyuma yaransize ufite itike ubundi umuntu bivuga nta munsi umwe yicara mu ndege umuntu bivuga nta nubwo afite n'ubushobozi bwo kuba yakwigurira timba 60 umuntu bivuga ntabwo afite ubushobozi bwo gufata itike ngo agende i Burundi yambuke ariko ngiye nambutse mfite imodoka umuntu bivuga bara batipe bazi ngo ubundi success niki mwita success nta mwana kari Rwanda rw'ejo akeneye gutera imbere niba akeneye gutera imbere rero niyubahe abo yasanzemo niyubahe bakuru be niyo akavuga ibintu ibyo byashaka kuba nabihagazeho umwana kucyuri kumutera amabuye mukeneye kumenya ibintu byinshi cyane muri Uganda mukeneye kumenya amateka ya showbiz uyu munsi bro reka ngubwire igitabo se wakoze ngo tuzajye tujya gusomamo turebe akumubona muri abanyamakuru beza kurusha Mike Karangwa muri abanyamakuru beza kurusha Barisudi muri abanyamakuru beza kurusha Bakimu Kizito muri abanyamakuru beza kurusha ese bo nta mabi bagiraga ndi kukubaza YouTube zirabashuka zikaboshuka ugatera kamera ukagenda ugaharabika abantu ugatuka abantu bakuruta mu myaka s'il vous plaît niba utanyubaha kubikorwa basi nyubahira imyaka nguruta nyubahira ko nguruta ikindi niba utanyubaha ko nguruta nyubahira experience y'imyaka maze mu bintu ujemo wowe vuba njyewe niba naragize uruhare mu kuba boss wawe uguhemba kwezi kandi rero kinatangaje ari Philipita ari Jado Kabanda bose uzababaza twarakoranye Jado twarakoranye nyirisibo CEO wa Isibo TV ngiye nawe twarakoranye bro gutya tujyana ningiye mugira inama bwa mbere yo kumanaginga Bruce Melody
nyamuneka Makaca afite Cano nshyashya rwose mujye mukore subscribe ase kwirukanga Pascal nkanjye wagiriye waganiriye na Jado Kabana ngamubwira ati wafata Bruce Melody kuko afite ibibazo na Richard umufashe you can vibe icyo gihe Jado afite studio ariko mbwira ati ngiye gufungura studio ariko nshaka umuhanzi managing urumva iyo myaka icyo gihe uwo mpeti ngo ni babu korayo yari hehe ntago mazi yari mu ishuri mariga uyu munsi aricara akamfata akamarabika bro mukeneye kumenya mukamenya mukongera mukanamenya kandi ntabwo muzamenya muticanye nabo mwasanze muri no game ngo babaganirize mucyumva ko muraba umusore yavuze ngo kama nataka kujua jifanye mujinga uko mujinga kama nataka kujua jifanye mujinga ukijifanya mjinga utajua mengi lakini ukijifanya mjanja hautajua kitu chochote you know uzi kwazi abatazi uzigira igicucu listen to me uzi ko azi abatazi ariko uzi ko atazi abazi ushaka kumenya we bigende bite niba ushaka kumenya banza wumve ko nta kintu uzi muri wowe numara kumenya ko nta kintu uzi biraza kuguha kuganira n'abazi bakubwire nubwo umuntu yakubwira ibintu uzi bifate ukore analyze ubyongere kubyuzi ukore usesenguza uvuga ikintu uzi uragenda ugashimangira ngo the Ben ngo yamaye amafaranga ngibihumbi 100 ngo umuvuge the Ben n'inshuti ze barara bagenda bakora koze cyane reka tugushimire. Hey guys, of course this is your boy Black Scorpion Habiyambere Jean Baptiste Bahati Makam still ndacyari Bahati ndacyari Makaca ukuri kuzajya hanze Imana niyo nkuru natangiye vuga ngo yaratwimanye Satana za yaduterera hangaha Nyagasana duterera hangaha umwanza guciya kobo Imana kugira iki akanzu so Uwiteka duhora turamye musi aratureberera ngewe tuvugana buri muntu wese afite marayika umugenda uranda mureberera umurinda umugira inama tukora ibi nibi nzi neza ko mu mutima wanjye nta kintu kimwe nishinja umuntu bita Ebi Godwin director of video shout out to you brother man yigeze kunyibwira avuga ati bro amazi afunguye ejo bundi ati ari gihe umuntu azira umuntu bari kumwe ubakaza gufata umuntu muri kumwe utazi ko ibyo bintu bikora bagahita babajyana na mwembi ugasamuna muri gereza abana bafunzwe muri amakese so ubu tuvugana ndi kubibona ibyo Godwin yambwiye ndi kuziradira na high lift nazi hari umunsi kwezo kandi bino bintu hari umunsi kwezo kuva igisenyi dufite private car ntabwo turi kumwe n'abantu tuvuye igisenyi turi kuza tugeze kuri Mahoko umuntu adusaba lift umusore turamwemera tumuha lift akubita igikapu cye muri boot nyine nk'umujama tumuha lift turizamukiye turazamuka tugeze ahantu hafi yo mu byangabo polisi ati ikintu nkundira polisi y'u Rwanda ikintu nkundira leta y'u Rwanda batandukanye na showbiz niyo mpamvu n'ubu tuvugana ribu ukuri iracyaperereza ngiye nta kibazo mfite polisi iraduhagarika imaze kuduhagarika ikuramo wa muntu umwe rukumbi aravuga ati wowe ngwino sohoka zanye igikapu cyawe agisohora turavuga ati safande kuri umuntu katuma lift ati mujye mutwara abantu munsi mu gikapu cye iyo case n'ubwa kabiri kubaye mu gikapu cye twasanze huzemo urumogi bro turavuga ntabwo atafande twavuga atafande umuntu wanyu bayi murakoze twazimuka turagenda impuwe iteka ryose ariko namwe mwabantu mwaka ma lift kuki ushaka kwa ku muntu lift ese uri nkadira buriya yate akose sinzi okay reka dusoze gusa ngayo nguko nibyo bikuvuga ku mihanda y'Ikigali ngiye Bahati ubivugamo mbahaye ubusobanuro namwe muri abantu makuru ukuri muri kumva sinzi ni umuntu ashobora kuzira lift ariko impamvu narajya muri ribu impamvu ribu iramamaga uko biri kose nuko iri kubona ibyo mvuga nibyo dira yavuze so ibindi rero ni bya showbiz ngo nugutwika bari kuntwikiraho bashyira muri ibyo muri amakese ariko byanze bukunze ukuri kuraza kujya hanze